turabaramukije mu izina rya Yesu. Dushimira Imana duhaye iki gitondo cyiza cy'umugisha, kandi turabaramutsa mwese bera b'Imana, ababyeyi bacu, papa, mama, urubyiruko. Turabaramukije mwese mu izina rya Yesu, kandi tubahaye ikaze muri iki teraniro kugira ngo tubane dufatanye kuramya Imana no kuyihimbaza. Ibyo ari byo byose hari ubwo bisa naho ntabwo ari ibisanzwe nyine bigenda bigaruka akagaruka, ariko ni umugisha ukomeye cyane nubwo tuba duteranye tutari hamwe mu iteraniro rimwe cyangwa se mu nzu imwe. Iteraniro ryo ni rimwe, ahubwo wenda guteranira mu nzu imwe muri sare imwe, ariko ngira ngo dukwiye kuzajya ngira ngo turushaho gukomeza kubyubaha nubwo turi muri bihe bigoye byo gukorera ku ikoranabuhanga cyangwa se guteranira ku ikoranabuhanga. Nyamuneka ntazajya hagira umuntu ucikanwa, tubyubahe cyane kandi yabizi neza ko Imana izatugirira neza. So rero tubahaye ikaze na karibu muri iri teraniro ryiza, muri iri teraniro ryera, kugira ngo dufatanye kuramya Imana no kuyihimbaza dusangira ndetse n'ijambo ry'Imana. Karibu rero kuri buri muntu wese. Muri uyu mwanya kugira ngo dufatanye gusenga, dutangizanye iteraniro n'amasengesho, dusenga Imana tuyishimire ibyo izatugiriye mu cyumweru gishize. Tunasaba no kugira ngo n'icyumweru tugiye gutangira, kugira ngo Imana ibane natwe, ubuntu bwayo bubane natwe, bubane n'imiryango yacu, bibane n'abanyarwanda bose muri rusange. Kugira ngo dufatanye dusenga dutangiza iteraniro ryacu mu izina rya Yesu. Mana yacu ndaguhimbaje, nguhaye icyubahiro. Ndagushimira Mwami ko icyumweru cyose gishize wabanye natwe atugirira neza. Twabonye ukuboko kwawe kwiza ku bugingo bwacu, ku buzima bwacu, ku miryango yacu, ku gihugu cyacu. Turagushimira Mana ko nubwo turi mu bihe bikakaye bigoye byaho indwara yaciye ibintu, ariko turagushimira ko ukidukunda. Turagushimira ko ikiganza cyawe cyiza kiri ku gihugu, kiri ku banyarwanda, kiri ku itorero. Mana, ibyo imitima yacu Mwami irabiguhimbarije mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, turasenga kugira ngo mu butware bwawe, mu mbaraga zawe, mu bushobozi bwawe ukomeze Mwami utesha agaciro Mwami iyi virus Mwami. Uwiteka Mana y'icyubahiro gikomeye cyawe, ikiganza cyawe gikomeze kuba kubera, gikomeze kuba ku gihugu cyacu, gikomeze kuba Mwami kuba kwiringira mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, igitondo cyiza nk'iki Mwami tugusabye kuza kubana natwe muri iri teraniro ryera. Udushoboze Mwami kunezererwa muri iri teraniro. Imitima yacu Mwami turagusabye kugira ngo dushoboze kuyigusukira mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bwawe bwinshi Mwami bwuruke kubana natwe Mwami. Udushoboze kukuramya, udushoboze kuguhimbaza mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'Uwiteka rifite imbaraga n'ubutware. Mwami, turagusabye kugira ngo Mwami ntibibe ibisanzwe, ntibibe ibyo tumenyereye, ahubwo Mwami Uwiteka Mana y'icyubahiro gikomeye, turagusabye kugira ngo iri teraniro ritubere iteraniro ry'umugisha, ritubere iteraniro ry'umunezero. Mwami, tukuboneho umugisha Uwiteka Mana nyir'ingabo. Ngwino ubane natwe, utugirire neza, turagushimye. Ngwino utugirire neza ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu dusenze twizeye. Amen. Kuba ku birenge byawe, kuba mu nzu yawe, utuyobore Mwami. Ntabwo Mwami, ntaho twashobora kuba tutari kumwe nawe, aho twaba twibereyeho, ariko Mwami dukeneye ko hakorera.
turanyuzwe kwitwa abana bawe, turanyuzwe mwami, turanezerewe mwami, ni amahirwe adasanzwe mwami kwitwa abana bawe. Izina ryawe rihimbazwe.
just let you feel. 'Cause I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again.
You split the sea so I could walk right through it. My feet were thrown in perfect love. You rescued me, and I will stand and sing. I am a child of God. Split the sea. You split the sea so I could walk right through it. My feet were thrown in perfect love. You let me know. You rescued me, and I will stand and sing. I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer A slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Twongeye kubifuriza igitondo cyiza, We again wish you a good morning. igitondo cy'umugisha n'umunezero, A morning with blessing and joy. igitondo cyo gusabana n'Imana yacu, A morning for having a fellowship with our God. ndetse igitondo cyo kumva ijambo ryayo. And it's a morning to listen to His word. Kenshi biba bigoye kubona umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, It's always hard to have time to listen to the word or read the word of God. ariko umwanya w'ijambo ry'Imana ni umwanya w'agaciro. But God's word is important. Ibyatubera byiza ni uko twabona uwo mwanya buri munsi. What would be beautiful is when we get time every day. Muhawe ikaze muri uyu mwanya, We welcome you in this right moment. tugiye gusangiramo ijambo ry'Imana. Let us share the word of God. Reka dusenge. Let us begin with a prayer. Data, turagushimye God, we thank you ko wandikishije ijambo ryawe because you made your words be written kugira ngo turisome, so that we may always read them, turyige, we learn them, turiganireho, we talk about it, tubashe gukuramo ibyatunga ubugingo bwacu. so that we may grasp the living bread. Mwami, ntacyo dushoboye ku bwacu, God, we can't do anything, ari jyewe n'umusemuzi wanjye, me and the interpreter, ariko wowe ushoboza bose, but you who enables all, turakwiringiye ko ugiye kudushoboza. we trust you that you are going to give us the ability. Ngwino uvugane natwe, May you speak through us, tukubere akanwa mwami urangurure. so that we may become your mouth to air out what you want. Shoboza buri umwe wese ugiye kumva iri jambo, God, enable to anyone that is listening to this kugira word, ngo mwami twese dufatanirize hamwe kubakwa naryo. so that we may all together be built by this word. Urakoze nshuti y'abera, God, a friend of holy or saints, urakoze cyane. thank you.
tuguhaye icyubahiro, We give you glory. tuguhaye ishimwe, We give you thanks. tugushyize hejuru y'amajuru, We lift you high above all abakomeye heavens, n'aboroheje bose bubarara imbere yawe. above all strings. May all bow down to you. Icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe. May the glory be yours. Amen. 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 Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. We are going to learn together the word of God. Tuvuge ku masezerano 5 dusanga muri Bibiliya. We are going to learn about 5 covenants that we find in the Bible. Bibiliya irimo amasezerano menshi, In the Bible, there are very many covenants. ay'abantu ku giti cyabo Imana yagiye igirana nabo, Personal covenants that God had with people. hari n'andi ahuza abantu benshi, But there are other people that there are other covenants that were for the gatherings. ariko hari n'andi ahuza isi yose. And there are other covenants that were for the whole world. Muri rusange ubuzima tubayeho bwa buri munsi, In every day, the life we live, amasezerano ni ikintu cy'ingenzi muri bwo. covenants are very important. Uhereye imuhira nubwo biba bitanditswe, ariko hari amasezerano atangiza umuryango. Begin from the family. Within the family, there are certain covenants that are there. Bagirana amasezerano bakubaka umuryango, umuryango bakabaho bashingiye kuri ya masezerano bagiranye. They make covenants and they live upon those covenants. Iyo basohotse mu rugo bagiye mu kazi, When they leave their homes going to workplaces, aho naho duhura n'amasezerano. they find other covenants there. Amwe yitwa, ashobora kuba mu rwego rwa uburyo tukunze kwita contract cyangwa amasezerano y'akazi. We may say, like at workplace, you have a covenant which is like a contract between you and your employee. Ukagirana isezerano n'umukoresha runaka akaguha akazi nawe akaguhemba. Meaning you have an agreement between you and your boss. Hagati yacu n'abaturanyi bacu dusa nk'abafitanye amasezerano atanditse, ariko tukabana mu buryo tumeze nk'abafitanye amasezerano. Between we and our neighbors, there is a way that we live it, having like an agreement when it's not written but it's there. Hari ibipfa hagati yacu hakavuka ikibazo. When some of the things are not followed, there raises conflicts. Iyo tubanye nta bintu runaka tuba twarandikiranye n'abaturanyi bacu, ariko iyo tubanye igihe kirekire dufitanye amahoro, tuba tubanye neza kuko hari ibyo twubahiriza hagati yacu, nubwo tuba tutazi ngo ni iki n'iki n'iki byanditswe na. When we are living together with our neighbors, it seems there is an agreement that is there. That's what creates harmony, and when it doesn't happen, it brings conflict. Hagati y'ibihugu n'ibindi hajya haba amasezerano. Between states, there are agreements. Bagasezerana ubufatanye runaka, ariko ubwo bufatanye bukagira ibibuherekeza. They agree on certain agreements, and those agreements they follow with restrictions. Ibyo rero biri mu bantu bimeze nk'ihame nakuka, hari Uwiteka nawe ufitanye amasezerano n'abantu yaremye. If this is within people, there is even the covenant that is brought by God. Kandi nyuma y'aya masezerano hari amategeko cyangwa amahame ngenderwaho atuma aya masezerano akomeza kubaho hagati y'abantu babiri. And this covenant that is between people or between God, there are laws that has to govern it. Nta sezerano ribaho cyangwa indahiro abantu barahiranya ngo ntibisoze hari icyo bisabye umuntu umwe gukora n'undi gukora. There is no any covenant or agreement when there are no terms or no law to follow between the two parties. Impamvu nuko iyo haje isezerano haza imbago runaka abantu bagenderamo. That means that where there is a covenant, there are embargoes where all people have to walk. Hari ibyo umwe asabwa kubahiriza kugira ngo ya masezerano agumeho. There is what someone is required to fulfill to keep the covenant. Ibi nibyo bituma tugiye kureba muri aya masezerano Imana yagiye igirana n'abantu mu bihe bitandukanye, yuko nayo hari ibyagiye biyaranga, ndetse n'uyu munsi hari ibituranga mu isezerano turi busorezeho turimo.
That's why we are going to walk through this covenant to see the laws that used to govern them, and we shall enter the covenant that we are living in today. iyo dusomye muri bibiliya dusangamo isezerano rya mbere imana yagiranye n'abantu ni isezerano imana yagiranye na Nowa. If we go within the Bible and see, there is the first covenant, and that's the covenant that God had with Noah. Imana yaremye Adamu na Eva ibashyira mu isi nziza, ibategeka kugwira bagakwira isi no kutegeka ibiri mu isi byose. God created Adam and Eve. He brought them in the beautiful place, and he commanded them to take over the beautiful nature that God had created. Igihe kiragera Adamu na Eva baragwa, bava muri ubwo buntu Imana yari cyangwa bava muri iyo ngobyi Imana yari yabashyizemo, baracumura. There came a time when Adam and Eve felt they were cursed and they were taken away from the Garden of Eden after falling in sin. Uko kugwa kwabo kwajyanye isi mu yindi mibereho, yageze ku gihe aho isi yose ngo yabaye mbi, Imana ihitamo kuyirimbura, ariko irokora Nowa n'umuryango we. After them falling in sin, that came to be a trend to everyone that followed them. It reached to the point when God destroyed the whole world, but he saved only one man, that's Noah. Imana imaze kumusohora mu nkuge, nyuma yuko iteje isi yose umwuzure, Imana igirana na Nowa isezerano. After the floods, when Noah survived the floods from within the ark, and after getting out of the ark, God made a covenant with him. Iyo turebye igice cya 9 cy'Itangiriro, umurongo wa 11 n'uwa 12, niho dusanga iryo sezerano. When we see in Genesis chapter 9 verse 11 to 12, that's where we see the covenant. Reka dusome Itangiriro igice cya 9 umurongo wa 11 n'uwa 12. Let us read in Genesis chapter 9 from verse 11 to 12. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, ndakomeza isezerano ryanjye namwe, ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Imana iravuga iti, iki ni cyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Nyuma yuko Noah asohotse mu nkuge, After Noah got out of the ark, Imana yamusubiriyemo amagambo yari yarabwiye Adamu. God repeated the words, and those are the same words that God had told Adam. Imana yasaga nkaho yongeye kurema indi si n'umuntu mushya. It is like God had recreated another world and another man. Yamubwira iti mugwire, mukwire isi, mwororoke, mutegeke ibirimo. He said to him, may you grow, multiply yourself, and may you take care of what is in the world. Yongeraho ikindi ko inyamaswa zizabatinya, Imana ishyize ubwoba mu nyamaswa, ubwoba bwo gutinya abantu. And he again told him that he had placed fear within animals to obey man. Nahoze mvuga ngo ni amategeko cyangwa amasezerano 5 tugiye kuvugaho, ndetse n'amategeko bigendanye nayo. I have been saying that we are going to talk about 5 covenants with their laws. Umurongo wa 10 cyangwa uwa 9 n'uwa 10 wo muri iki gice, amategeko yagombaga kugenga Nowa, Imana yamuhaye amategeko yuko badakwiriye kurya amaraso y'inyamaswa cyangwa kwicana hagati yabo. When you see the verses before the verses we read, we see that God commanded Noah not to eat an animal with blood. Yabasezeranije kugwira bagakwira isi. He told them to multiply and fill the world. Ibemerera kurya inyamaswa. He told them to eat the animals. Ariko ibaha itegeko ryo bakwiriye gukurikiza. But he told him a commandment to be followed. Irababwira iti mwirinde kuzarya inyamaswa n'amaraso yayo. That
may you take care not to eat an animal with blood in it. kubera ko ubugingo bw'inyamaswa buri mu maraso yazo. Because the life of an animal is within its blood. Irongera ababwira ngo mwirinde kuvusha amaraso y'abantu. And he told him, may you never shed the blood of a human being. Kubera ko ntazababarira umuntu wese uvusha amaraso ya mugenzi we. Because I will never forgive a person that sheds blood of a brother. Yesu wacu ashimwe cyane. Praise Jesus. Iryo ni isezerano Imana yahaye Nowa cyangwa isezerano ry'isi ya kabiri nyuma y'umwuzure. This is a covenant that God made with Noah after the floods. Iryo ryari isezerano Imana yahaga abazakomoka mu rubyaro rwa Nowa bose, isi yose muri rusange. This was a covenant that was to follow the whole generations of Noah. Ariko kuko abantu tutashoboraga kubaha Imana mu buryo ituyoboramo bwose, But because we were disobedient to God to follow what He has told us, n'ubundi nyuma y'urubyaro rwa Nowa havutse izindi mbyaro, igihe kiragera abantu bongera kuba babi. then after Noah there came other generations, but because of the disobedience of man, again man disobeyed God. Igihe kiragera Imana noneho irabatatanya ngo bakwire isi, ibakuye ku munara w'i Babeli bubakaga ngo biyubakire izina rikomeye. Then after God scattered everyone at the time of the Tower of Babel because they had disobeyed God. Nyuma y'igihe runaka hongera kubaho irindi sezerano Imana yagiranye n'abantu muri icyo gihe. After then, there God made a covenant. Imana ihamagara Aburahamu mu gice cya 12 cy'Itangiriro. Then God called Abraham in Genesis chapter 12. Imutegeka kujya mu kindi gihugu kugira ngo imurememo ishyanga rishya. He commanded him to go to another nation so that he may make another nation through him. Aburahamu agenda adafite urubyaro, agenda ari kumwe n'umugore we Sara. Abraham went without any child with his wife. Bigeze mu gice cya 15 Imana irongera irimugarukaho iramubwira iti, Aburahamu nzakugira ukomeye kandi mu rubyaro rwawe mu mwana uzabyarana na Sara niho nzakura urubyaro ruzahesha isi yose umugisha. Then within chapter 15 God followed Abraham again and he told him that through your offspring is where I will praise the whole nation. Ikiganiro cyari kirekire kugera mu gice cya 17. There was a big story there. It's a story until to chapter 17. Niho dusanga isezerano noneho irihamya mu murongo wa 9 n'uwa 10. It's where we find the covenant that is in verse 9 and 10. Iramubwira iti nsezeranye nawe isezerano. Then God said to him, as for you, you must keep my covenant. Iramubwira iti uzakomeze isezerano ryanjye nawe. God said to Abraham, as for you, you must keep my covenant. Ndetse n'urubyaro rwawe ruzakomeze isezerano ryanjye nawe. You and your descendants after you from generations to come, this is the covenant. Iri ni ryo sezerano riri hagati yanjye namwe ndetse n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. This is my covenant with you and your descendants after you. Nuko mbatoranije kugira ngo mu mahanga yose urubyaro rukomoka muri wowe hazaba ariho hazakomoka abazahesha isi yose umugisha. It's through you that I have chosen that everyone that through the one who will follow you is where they will be blessed through. Ariko irangije mu murongo wa 11 imubwira irindi tegeko rigomba gukurikirana n'iryo sezerano. Then when it reaches on verse 11, he tells him another law. Iramubwira iti abakomoka muri wowe ndetse nawe abagabo bose bagomba gukebwa kugeza ibihe byose. Then through you everyone will be circumcised. Icyari ikimenyetso iki cyabaye ikimenyetso kigaragaza ko Aburahamu n'urubyaro rwe bafitanye isezerano cyangwa igihango n'Imana. This was a sign or a covenant that God had made
with Abraham. kugira ngo isezerano ry'Imana na Aburahamu rikomeze rigumeho, Imana yamutegetse ko abahungu bose, abo yabyaye, abo yaguze n'abanyamahanga bimukiye mu rugo rwe cyangwa baje kumuhakwaho bakwiriye gukebwa, rikaba isezerano cyangwa ikimenyetso kiranga isezerano agiranye n'Imana. For the covenant of God between Abraham and God to be seen, it had to be sealed with the circumcision of all the sons of Abraham. Imana iramubwira ngo ukomeje ku murongo wa 12 ugakomeza iravuga ngo umuntu wese utazakebwa azakurwe muri bene wabo. When it reaches on verse 12, God tells Abraham that to anyone that doesn't accept to be circumcised may he be taken away from your household. Bisobanuye ngo azicwe. It means that he has to be killed. Iri ryari itegeko rigendanye n'iri sezerano. This was a law that was following the covenant. Aburahamu mu kwizera atoza abana be cyangwa agenda yigisha abana be n'urubyaro rwe rumukomokaho kugenda bubahiriza aya mategeko agendanye n'iri sezerano. Abraham, in his obedience to God, he had to train his sons and everyone within his household who was a male to do that as a sign. Dufite isezerano rya gatatu. We have a third covenant. Iri sezerano Imana yarigiranye noneho n'Abisiraheli bose nk'inzu cyangwa nk'ubwoko. This was a covenant that God made with the whole household of Israel. Muri rusange baryita isezerano rya Mose. They usually call it a Mosaic covenant. Ariko Mose yabaye umuhuza wagiye kwakira iryo sezerano Imana yari igiranye n'ubwoko bwa Isiraheli. But Moses was a mediator between God and the house of Israel. Nyuma y'imyaka 430 Abisiraheli bari muri Egiputa, Imana yaraje ibakura mu maboko ya Farawo, ibambutsa inyanja itukura, ibageza ku musozi wa Sinai. After 430 years of slavery of Israel in Egypt, God had to take them away from Egypt, that's the captiveness, to the Mount Sinai when he was taking them to the promised land. Bakambika imbere y'uwo musozi. Then within the way they had to camp at Mount Sinai. Icyabajyanye kuri uwo musozi byari ukugira ngo bagirane isezerano n'Imana. The reason why God took them there is he had to make a covenant with them. Byari isezerano ry'Uwiteka agiye kugirana n'Abisiraheli kugira ngo bamubere ubwoko bw'abatambyi hagati mu mahanga. It was a covenant that God was going to make with the house of Israel so that they may be the priests to the other nations. Amahanga yose yari afite ibigirwamana atambira. Other nations had small gods. Ab'Imana yari yaratoranije bari imbata mu gihugu cy'abanyamahanga. To these people that God had chose, they were slaves in another country. Nta burenganzira cyangwa umudendezo bari bafite bwo gukorera Imana yabo. They were without freedom to serve their God. Ariko igihe kigeze Imana kubw'ubuntu bwayo irabatabara ibajyana ku musozi wa Sinai kugira ngo batangire urugendo rwo kwitwa ubwami bukorera Imana. But when the fullness of time came, God took them out of slavery to Mount Sinai so that they may begin the journey of becoming the priests to him. Iyo tugeze ku gice cya 19 cyo Kuva, when we reach in Exodus chapter 19, guhera ku murongo wa mbere kugera kwa 8, from verse 1 to 8, tubona Imana igirana n'Abisezerano. God makes a covenant with them. Mose azamuka umusozi, And Moses went up to the mountain, Imana imubwira amagambo y'isezerano, and God told him the words of the covenant. Mose aramanuka ayabwira abantu. And Moses came and told them to the people.
ahangaha muri iri sezerano Imana yari igiye kugirana n'Abisiraheli, within this covenant that God made with the house of Israel, niryo ryari rigiye kubahindura noneho ubwoko bw'Imana nyirizina hagati mu mahanga yandi. this was the one to make them to become the nation of God. Ibaha isezerano ryo kuyubaha no kugendana nayo. He gave them a covenant of obeying him and walking with him. Isezerano ribahindura ubwoko bw'Imana. A covenant of being the people of God. Ariko kuko buri sezerano rigira amategeko, But because of every covenant works with the laws, kandi amategeko yari agiye kuranga igihugu nk'ishyanga ryose, and this was a nation that was to have laws to guide it, byatwaye imyaka myinshi, byatwaye imyaka igera kuri 2 bakambitse kuri uwo musozi, Imana ibaremamo ishyanga rigiye guhaguruka rikabaho ubuzima butandukanye n'ubw'ayandi mahanga. it took 2 years when God was modeling a nation within the laws to work for him. Nyuma y'isezerano Imana yabahaye yuko ibahinduye ubwoko bwayo, After the covenant of them becoming a nation of God, Imana yatangira nanone ikindi gihe cyo kubaha amategeko azabagenga nk'ubwoko bwayo. then God had to teach them the laws to make them follow. Niho tubonera amategeko 10, That's where we get even the 10 Commandments. tukahabonera amategeko y'ubutambyi, We even see the laws of being a priesthood. tukahabonera amategeko y'imibanire hagati y'abantu, We see the laws of living together. tukahabonera amategeko y'ibyo abantu badakwiriye gukora, We see the laws of things that people had to forbade. tukahabonera n'amategeko y'ibyo abantu bakwiriye gukora. And we see even the laws of what people had to do. Abasesenguzi ba Bibiliya bavuga yuko isezerano rya kera cyangwa isezerano Abisiraheli baherewe ku musozi wa Sinayi ryakurikiwe n'amategeko 613. To the Bible scholars, they say that after the covenant that God gave to the house of Israel 13 laws. Imana yabahaye amategeko 613 azengurutse rya sezerano ribahinduye ubwoko bw'Imana. God had to give them 613 of laws to guide them. Kubera yuko bari bakuwe mu isi ifite abandi batware, ubundi butware n'amategeko yabo, Imana yari itangiye kubarema noneho kugira ngo ibahe none amategeko yayo bayubahe. Because remember, God had took these people out of slavery, of other kings, of other leadership, and he had to form them to become a nation that had to obey him. Mu mategeko 613 Within these 613 laws, 365 yabategekaga ibyo badakwiriye gukora. the 365 laws were the laws to guide them to things that they were not supposed to do. Andi mategeko 248 akabategeka ibyo bakwiriye gukora. And other 248 laws, they are the laws of what the things they had to do. Hallelujah. Hallelujah. Imana itangirana urugendo n'ishyanga rya Isiraheli, Then God had to begin the journey with them. ibandikira amategeko yose, He wrote the laws to them. imaze kuyababwira, After him telling the laws to itegeka them, Mose kubaka ubuturo bwera. he commanded Moses to build an altar and a tabernacle. Bamaze kubaka ubuturo bwera, Then after building the tabernacle, ishyiramo ibihamya by'iryo sezerano, then God placed the signs of the covenant in it. Abisiraheli batangira urugendo rwo kuzenguruka ubutayu. Then the Israel began the journey within the desert. Batangira urugendo rwo kugana mu gihugu ibasezeranye. Then they began the journey to the promised land. Batangira urugendo rwo kugana mu gihugu aho bazasohoreza rya sezerano n'aya mategeko. Then they began the journey to the country where they were going to fulfill what God had told them. Muri icyo gihe Abisiraheli basabwaga kwitegereza mu mategeko kugira ngo babashe kubaha cyangwa kugandukira Imana. Within this time, the Israel they had to read through so that they may always follow what God had told them. Impamvu Imana yoraga ibabwira ngo ibyanditswe muri iki gitabo cy'amategeko ntimukabure kubyibwira, ntimukabure kubisoma ku manywa na nijoro, mubyandika ahantu hose.
That's why God commanded them that they should always read and meditate what was written within the scripture. banyuraga mu mategeko kugira ngo babashe gusabana n'Imana. They were to walk through the laws so that they made fellowship with their God. banyuraga mu mategeko kugira ngo babashe kuguma muri rya sezerano. They were to walk through the laws so that they may keep the covenant between them and God. nyuma y'igihe runaka bamaze igihe muri Isiraheli, After very many years when they were into Israel, haje ikindi gihe cy'abami bategetse Isiraheli. then there came the regime of kingship in the house of Israel. Abisiraheli basaba umwami, Then Israel asked for the king. Imana ibaha Sawuli. Then God gave them Saul. kubera yuko igihe yagennye cy'ubwami cyari kitaragera, But because the time had not reached for God to choose for them a king, bisabiye umwami ibaha umwami ku buryo bwihuse. they asked for a king and God gave them a king very fast. Sawuli arababaza cyane Then Saul had to please them kugeza igihe yishe n'abatambyi. until to the point that he had to kill even the priests. Muribuka inkuru y'umutambyi ngo wahaye Dawidi imitsima. You remember the priest who gave the breads to David. Sawuli abimenye aravuga ati abatambyi bahaye umwanzi wanjye ibyo kurya biturutse mu rusengero. When Saul got to know that, he asked, like, why did the priest give the breads to my enemy? Atumaho uwo mutambyi aramwica n'inzu ye. He called upon that priest and he killed him with the whole his house. Ariko igihe kigeze Imana ihagurutsa Dawidi. Then there came the time when God called David. Dawidi yari afite umutima ugandukiye Imana, wubashye Imana, ugendana n'Imana. David had a heart that was obedient to God. Igihe kigeze Dawidi aravuga ngo ni gute njyewe naba mu nzu zubatswe ku buryo buhambaye Imana yanjye ikaba iri mu ihema. Then it reached a time when David asked himself, how can I live in a house when God is still living in a tent? Imana imutumaho iramubwira iti numvise ibiri mu mutima wawe. Then God called David and he told him, I have heard what is in your heart. Wakoze kubw'umutima wagize. Thank you for the heart you have. Ariko ibyo kunyubakira inzu ntabwo ari ibyawe. But for you to build my house, it's not your deal. Ahubwo jye ngo haye isezerano yuko ari jye uzakubakira inzu. But I'm making a covenant with you to build your house. Kubw'amasaha ntabwo turi busome ibyo byanditswe byose, ariko iyo tugeze muri Samweli wa 2 ibice 7 niho dusanga ayo magambo. Because of time, we are not going to read the whole stories. That is in 2 Samuel verse 7, chapter 7. Iramubwira iti ntubwo uzigera ubura umwami wicara ku ntebe yawe y'ubwami. God told him that you will never fail to get someone from your household to go on the throne. Ariko iramubwira ngo abana bawe bazagukomokaho nibagendera mu nzira zanjye nanjye nzakomeza isezerano ryawe ryanjye nawe. But God added that when your children or your sons follow my covenant, I will go with them. Yari ifite isezerano ry'umwami ari we Kristo wagombaga kuzaza. Iramubwira iti abana bawe nibakomeza kugendana nanjye nzakomeza urwo rugendo rwanjye nabo kugireza iteka ryose ntihabure uwicara ku ntebe y'ubwami. When you see, well, this was a favor that God was giving David, because he knew that within it there would come a Messiah who was Jesus Christ to follow the line of David. Ariko igihe cyarageze abayuda nabo cyangwa bakomokaga kuri Dawidi abami bitwara nabi imbere y'Imana, Imana iraba ibatataniriza mu mahanga. But because human beings disobey, it came to the time when the house of Judah and the 12 tribes, they disobeyed and God scattered them to other nations. Isezerano ry'Imana na Dawidi risa nkaho rirogowemo n'ubwami bundi bwaje butegeka Isiraheli. At that time, the person who would see it, he would see that there was a chaos between God's covenant and David. Ariko icyo gihe isezerano nyamukuru Imana yahaye Dawidi ryari Kristo. Igihe yaje nibwo yimye ubwami bw'iteka mu ntebe ya Dawidi. But to us who are seeing it,
the covenant, it was not about them, but it was through Christ Jesus to us now. abayuda bagize igihe cyo gutegekwa, ariko igihe kigeze Kristo araza yima ingoma ye y'ibihe byose. There was a kingship of the house of Judah, but that ended, and there came the time of the Messiah, who is Jesus Christ. Ntabwo araba umwami mu buryo bugaragara bufatika, ibyo byo bizaza ku mperuka, ariko ubwami bwe bwaratangiye. For Christ being a king, it hasn't been in its completeness, but there is a time that's when the world, on the end day, when Christ will take over all things. Uwo mwami niwe ugiye kutwinjiza no ku isezerano rya gatanu. That's the king who is bringing us to the fifth covenant. Isezerano rikomeye cyane. A great covenant. Isezerano Imana yagiranye noneho n'isi yose. A covenant that God had with the whole world. Isezerano riyoboye igihe turimo. The covenant that is ruling in these days. Isezerano ryatangije ibihe by'imperuka. The covenant that began the end days. Isezerano rishya. The new covenant. Hari andi masezerano yari ariho. There were other covenants that we saw, akubiye cyangwa ashobora guhurizwa hamwe mu isezerano rya kera, that were gathered within the Old Testament that we know. hanyuma haza irindi sezerano rimwe kandi ari ryo ryari risigaye. There came another covenant and the remaining covenant. Isezerano noneho Imana yagiranye n'abari mu isi bose. The covenant that God had with the whole world. Iryo sezerano ryabaye isezerano ry'ubuntu n'imbabazi. And this is a covenant of grace and mercy. Aho Imana yagiriye inyoko muntu imbabazi ndetse n'ubuntu. Where God had mercy and grace to the whole human race. Ariko binyuze muri Kristo Yesu, But this was through Jesus Christ, wamennye amaraso ye ku musaraba. who shed his blood. Turi mu isezerano rikomeye. We are in a great covenant. Turi mu isezerano riruta ayandi yose. We are in a covenant that is greater than other Turi mu covenants. isezerano rihesha isi ubugingo. We are in a covenant that brings salvation to the whole world. Turi mu isezerano abagiriwe umugisha wo kuribamo baba bagiriwe umugisha w'iteka. We are in a covenant that those that are blessed, that have the eternal life. Reka dusome Abefeso igice cya mbere umurongo waho wa 3 kugera kwa 7. Let us read in Ephesians chapter 1 from verse 3 to 7. Haravuga ngo, It says, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Hallelujah. Hallelujah. Muri Kristo Yesu, Through Christ Jesus, Imana yahishuye umugambi wayo wa kera. God revealed his internal plan. Uko yagendaga igirana amasezerano n'abakera, When God was making a covenant with the people in the past, hari umugambi nyamukuru wari uyiri ku mutima. God had a main plan in his heart. Uko yagiranaga isezerano na Nowa, When he made a covenant with Noah, hari umugambi wari ku mutima wayo. there was a big plan in his Uko heart. yagiye isezerano na Aburahamu, When he made a covenant with Abraham, hari icyari mu bitekerezo there byayo. were thoughts in his heart. Ijya gutoranya ubwoko bwa Isiraheli kugira ngo buhinduke ishyanga mu yandi mahanga, In him choosing the house of Israel to become the priority in the whole nation, in the whole world, ishyanga andi mahanga azaboneraho Imana no kuyimenya, the nation to become a blessing to other people through God, ishyanga rizabera urugero andi mahanga uburyo abantu babana n'Imana. a nation that had to be an example to live a lifestyle of God. Ibyo byose yakoze iryo sezerano hari umugambi ifite muri yo. When God made that covenant, he had a big plan in him. Bene data, mbabwije ukuri, hari igihe cyageze abayuda ntibaba bagifite ijambo ku gihugu cyabo. Brethren,
There was a time when the house of Judah had no word. igihugu kimara imyaka 70 baratatanijwe. It spent 70 years when they were scattered in other nations. naho cyagarukiye bamara imyaka 400 bategekwa n'ubundi bwami. And after them coming back to their nation, they spent 400 without any word. Kristo aje baramuhakana cyangwa baramwanga, baramubamba, kugeza n'uyu munsi nabwo baracyategetswe. When Christ came, they crucified him, and until now uyu munsi kubaho kwa Isiraheli cyangwa gukomera kwayo ifashwa n'andi mahanga. The existence of Israel today, it's because of the support of other nations. Kugira ngo umurwa wabo Yerusalemu bawugireho ijambo cyangwa bagire igikorwa bakora, bibanza guhagurutsa intambara. For Jerusalem to become their city, it has to first make conflict around. Nta bwigenge bwuzuye bafite. They don't have total freedom. Ariko But hari umugambi Imana ifite. there is a great plan. Kubera yuko isezerano ry'isi yose ryaje, Because there is a great covenant that came, uko Imana yagambiriye ngo kera yuko tuba abana bayo, that God thought of us becoming his children, ikohereza umwana wayo kugira ngo apfe kubw'ibyaha byacu tubane kubabarirwa, so that he sent his son so that he may die for our sins and we may be forgiven for our ari sins. abayuda, ari abanyamahanga, abanyarwanda n'abandi, twese dusangiye iryo sezerano. To the Jew, to the Israel, to the whole world, we all share the same covenant. Dufite isezerano rimwe imbere y'Imana. We have one covenant in front of God. Iryo sezerano And this covenant ni iryo guhindurwa abana b'Imana is us becoming his children binyuze muri Kristo Yesu. through Christ Jesus. Isezerano rya kera The old covenant, ryabaye guhindurwa abana b'Imana they became children of God. binyuze mu kubaha amategeko y'Imana. It was through obeying the laws of God. Ariko uyu munsi amahanga yose arahamagarirwa cyangwa afite ayo mahirwe yo guhindurwa abana b'Imana But today we are called to become God's children binyuze mu kwizera Yesu Kristo. through believing and having faith in Christ. Iri sezerano ry'ubuntu n'imbabazi This covenant of grace and mercy, rifite amategeko ariherekeza. it has laws itself. Ntabwo Imana yavuze ngo mubaye abana banjye gusa. God never said that you have become my Ntabwo children. Imana yavuze ngo Yesu amaze gupfa noneho isi yose muhindutse abana banjye. He never said that now that Christ after dying, all of you have become my children. Oya, No. ahubwo hari igisabwa kugira ngo twinjire muri iryo sezerano. There are requirements that we are supposed to have to enter into this covenant. Niryo sezerano rikomeye kandi niryo sezerano riheruka. It's one of the great covenant and it's the last covenant. Uhushira isezerano aba ahushije ubugingo. If you miss this covenant, you miss life forever. Ukerensa iri sezerano aba akerensa ubugingo. If you misuse this covenant, you're misusing life. Itegeko rya mbere riranga iri sezerano The first covenant that shows this covenant, ni ukumvira Kristo. it's obeying, it's listening to Jesus Christ. Ni ugutega amatwi ijambo rya Kristo. It's listening to the word of Christ Jesus. Tukumvira uwo mwana. You listen to this king. Iyo dusomye muri Matayo 17:5, If we read in Matthew, 17:5, that's 17 verse 5. Kristo yazamukanye umusozi na Yohana na Yakobo na Yuda. Jesus went with his disciples up on the mountain. Hanyuma Yohana, Yakobo na Peter, That's Peter, John, and James. Kristo ageze hejuru y'umusozi ngo ararabagirana yambara ubwiza. That after Jesus reaching on the mountain, there came beauty upon him. Ngo Petero na Yakobo na Yohana bagiye babona Eliya na Mose bahagaze iruhande rwa Kristo baganira. Then John, Peter, and James, when they saw Jesus, they saw him with Elijah and Moses when they are talking with Jesus. Hanyuma Imana ivugira mu ijuru yavuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira mumwumvire.
Then God said from heaven that this is my son, may you obey him and listen to him. mumwumvire. May you obey him. Utumvira Kristo, The one who doesn't obey Jesus Christ, utumvira uyu mwana Imana ikunda, the one who doesn't obey the son that is loved by his father, utumvira amagambo ya Kristo, the one who doesn't follow the words of Jesus Christ, ntibyashoboka yuko yinjira muri iri sezerano. you will never enter into the covenant. Itegeko rya kabiri The second rule, ni ukwihana. it's repenting. Hari ukumva, There is listening. ukumva ijambo rya Kristo, You listen to the words of Jesus, ukumva icyo Kristo agusaba, and you hear what Christ is asking ukumva you, icyo Kristo agushakaho. and you hear what Jesus Christ is Ariko saying ikintu to you. cya mbere, wa muntu wa mbere wumvise Kristo bwa mbere, But the first thing that person who listens to Jesus ikintu Christ asabwa gukora is this thing that he's required to do first ni ukwihana, is to repent. ukabona kubabarirwa, Then you are forgiven. ugahinduka umwana w'Imana. Then you become a child of God. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri, umurongo wa 38 n'umuwa 39, If we read in Acts just chapter 2 from 38 to 39, ubwo umwuka wera yari amaze kumanukira intumwa, when the Holy Spirit came to the disciples, abantu barahurura then all people came to see, bibaza ibyabaye. and they're asking themselves what has Bumva happened. abigishwa baravuga mu ndimi zitandukanye. And they were hearing when the disciples Petero were arahaguruka speaking aravuga different ngo, languages. Then Peter stood up and said, yemwe abaduteze amatwi, to you who are hearing, ntimugire ngo ibi bibaye ku bwacu, don't say that it has happened because ahubwo of us, bibaye ku bw'amahanga yose. but this has happened to because of the whole world. Imana yubahirije Kristo wabambwe akazuka. God has decided to glorify Jesus Christ who resurrected. Kandi ishoje ibyo yasezeranije, ariko kohereza umwuka wayo wera. And he is fulfilling to the scriptures by the help of the Holy Spirit. Mwaramubambye mutabizi ko ari we mwami w'ubugingo, You crucified him without knowing that he is the King of life, ariko uyu munsi hari amahirwe mufite. but now you have a chance. Baravuga bati dukora iki? Then they said, what can we do? Abwira ati mwihane mubone kubabarirwa, And he told them, may you repent and you'll be forgiven. kuko iri sezerano atari iryacu gusa, Because this covenant is not only for us, ahubwo ni iryanyu it's for them, n'abana banyu for their children, n'abari kure bose. and all to the other following generations. Ibi Petero yavugaga ngo ni iry'abarimo kumva aka kanya, Peter was telling them that this covenant is for them who are hearing at that right moment. rikaba isezerano Imana igiranye n'abazabakomokaho, It was still a covenant to the people that would be there to follow them. rikaba n'isezerano igiranye n'abari kure bose, bivuze ngo n'ayandi mahanga yose. And it was still the covenant to other nations and other people within years to come. Usaba gutega amatwi Kristo, We are required to pay attention to Jesus Christ. ukihana Then you repent kugira ngo uhinduke umwana w'Imana. to become God's child. Iyo umaze kwihana no guhinduka umwana w'Imana, After repentance and becoming a child of mu God, mutima wawe hakazamo uko kwiyumvamo ko umaze kwitwa umwana w'Imana, then within your heart you come in line of obeying God. kandi ibyo bintu ntabwo byizana ngo ubyiteremo. And this doesn't come when you have pierced it in you. Umwuka w'Imana uraza ukemeza umutima wawe yuko ubaye umwana w'Imana. The Holy Spirit comes and it agrees, or it comes in conscience with you that you are God's child. Ako kanya utangira kumva ubuzima bwawe buhinduka. Then you begin to see a change in you. Ako kanya utangira kumva urundi muntu mushya. You begin to feel a new life in you. Ako kanya utangira kumva urukundo rwa Kristo mu buzima bwawe. You begin feeling the love of Jesus Christ. Ariko urugendo ntabwo ruba rurangiye. But that's not the end of the journey. Hari irindi tegeko riza. There is another covenant. There is another law. Kuguma muri we, To remain in him ijambo rye rikaguma muri wowe. and his words remain in you. Kuguma muri Kristo, Remaining in Jesus rya jambo Christ, twumvise tukaryumvira, after listening to his words and obeying them, tukarigumisha mitima yacu. and we
bind them in our hearts. amagambo ya Kristo Then the words of Jesus Christ, akaguma muri twe. they remain in us. Icyo nicyo gikomeza isezerano, That what makes strong the covenant. tugakomeza tugendana n'Imana muri iryo sezerano. That's what strengthens the covenant between us and God. Ntabwo umwanya twakijijwe gusa The time we get saved, biba bihagije ngo ubwo birarangiye ka twigendere twigire mu bindi twatuye. that's not the end of story that you go in other things that because you confess. Mu by'ukuri hari kenshi usanga hari ukuntu twinjira mu gakiza cyangwa tuvuga yuko twakiriye Yesu Kristo ariko mu by'ukuri tutaramwakira. There are many times that we say that we have become born again, but in real senses we haven't. Rimwe na rimwe bigaterwa nuko twabonye urusengero runaka rufite gahunda nziza cyane, abaririmbyi beza, umwigisha uzi kwigisha agasetsa abantu, tukaza tukaba mu rusengero tukitwa abana b'Imana cyangwa tukita abana b'Imana. Sometimes we are attracted by a big mass of the church when they have a good pastors who say funny stories, and we come in church and we feel like we are Christians. Ariko umunsi ijambo rya Kristo ritaraza ngo rikwatake uryumve wumve ukeneye kuryubaha ubu gifite urugendo. But before the word of Jesus Christ comes and attacks you so that you may begin the journey, you still have a journey. Jesus Christ. Ndavuga ngo ntago ari ikibazo imbere y'Imana gikomeye igihe waba umaze mu rusengero cyangwa ubana n'abera ariko utaragira igihe wumva wakiriye Kristo bikuye ku mutima. I need to tell you that there is no any point in God's sight because of the time that you have spent within the church. Ariko byaba akaga gakomeye ukomeje muri ubwo buzima ibihe byose ntugire igihe cy'uhura na Kristo. But it would be a terrible time when you continue in that lifestyle without meeting Jesus Christ. Mbere yuko tuguma muri Kristo, Before we remain in Jesus, tubanza kumva ijambo rye we first listen to his word rikadutsinda, and it attacks us. tukihana, After being defeated, we confess our sins. tugahinduka abana b'Imana, Then we become children of God. tugatangira urugendo rwo kuguma muri we. Then we begin the journey of remaining in him. Itegeko riheruka The last law, siyo yonyine. those are not the only laws. Ntago ariyo yonyine, ariko iryo ngiye gusorezaho. These are not the only laws, but the one that I'm going to end with. Abasesenguzi ba Bibiliya bavuga yuko mu Isezerano rishyaho noneho harimo amategeko 1050. To Bible scholars, they say that there are very many other laws within the New Testament. That's 1,050. 50. Isezerano rya kera ry'igihugu kimwe ryagizwe n'amategeko 613. The laws that were governing the nation of Israel, they were 613. Ariko isezerano rireba ishyanga rikomowe mu mahanga yose rifite amategeko 1050. But to the laws that are governing the whole world, that's a new covenant, it has 1,050 laws. Iri tegeko tugiye gusorezaho, This last law that we are going to end with, ni itegeko Kristo yahaye abigishwa be. it's the law that Jesus gave his disciples. Yari agiye kubambwa, It was a time when Jesus was going to be crucified, agiye gutangwa kubw'ibyaha byacu. when he was going to be given out for our sins. Iyo dusomye muri Yohana 15 umurongo wa 12, When we read that in the Gospel of John chapter 15 from 12, Yesu abwira abigishwa bati, Jesus says to his disciples, ngiri itegeko ryanjye, "This is my covenant. mukundane nk'uko nabakunze. Love each other. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Love each other as I have loved you. Muri inshuti zanjye, Great love has no one than this, to lay down one's life for others."
muri inshuti zanjye niba mukora ibyo mbategeka. You are my friends if you do what I command you. Sinyibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora. I no longer call you servants because a servant doesn't know his master's business. Ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my father, I have made it known to you. Ababigishwa arababwira ngo kugira ngo mugume mwitwa abanjye. Jesus says to his disciples, for you to remain being mine, Mbahaye itegeko. I give you a commandment. Mukundane. May you love each other. Ntago ari urukundo rwa kimuntu mwiremera. It's not a love that you create within you. Ahubwo murakundana nkuko jye nabakunze. But it's the love you love each other because I loved you. Urukundo nabakunze The love I loved you, nirwo musabwa cyangwa mutegetswe kugaragariza abandi. it's the love you are requested or commanded to express to other people. Mukanya narimvuze ngo isezerano rishya rifite amategeko 1050. I had said in the past time that the new covenant has 1,050 laws. Ariko icyiza cy'aya mategeko si ngombwa ko yarondora yose ngo yamenye. The good thing that is here, you're not required to first cram these laws. Ibanga ryonyine rihari The only secret that is here, ni ukuguma muri Kristo. it's to abide in Jesus Christ. Kristo ijambo rye rikaguma muri wowe, Then the word of Jesus Christ will abide in you. rigatangira kwera imbuto. Then they will begin bringing out Za fruits. mbuto zikaba ari zo gusohoza ubushake bw'Imana mu buzima bwawe. And these fruits will be the accomplishment of God's will within you. Ubuzima bwawe bugahinduka urumuri rw'isezerano ry'Imana n'abantu. Then your life will become the brightness to other people that are surrounding Isi you. yambona nawe yakubona ikabona abantu bafite imibereho itandukanye. When the brothers and the sisters and the people around, when they see you, they see God in me. Kugira ngo twubahirize aya masezerano cyangwa aya mategeko y'isezerano rishya, For us to fulfill the laws of the new covenant, bidusaba kugirana ubusabane na Kristo. it requires us to have a fellowship with Jesus Bidusaba Christ. kuguma muri Yesu Kristo. It requires us to abide in Jesus Bidusaba Christ. kumugumaho cyane. It requires us to remain in Him. Bidusaba kumugira uwa mbere nk'uko twize mu cyumweru cyashize. It requires us to make Him first, as we learned into the last Sunday. Kumugirira umwanya, May we have time for God. kumuha agaciro, May we value Him. kutamushyira inyuma y'ibindi, May we not make Him the last priority. kuguma muri we. Remain in Him. Yatumeneye ibanga. He broke a secret for Avuga ati us. nk'uko ishami ridashobora kugira imbuto ryakwera riri ryonyine, As a branch cannot bear fruits by its own, ni nako namwe mudashobora kugira icyo mwageraho tutari kumwe. it is like you can't bear fruits without me. Abisiraheli kugira ngo bagirane ubusabane n'Imana, For the Israel to have fellowship with God, babanzaga kurondora amategeko they had to first say all of the laws. kugira ngo babashe kwegera Imana. Then they come close. Ariko iri sezerano ryacu But this new Hallelujah. covenant that we have with God now, ryatwigije hafi y'Imana, it brought us very close to God. rituzana hafi y'Imana, It brought us close to God, ritwinjiza mu kuba abana b'Imana, and it brought us to become the children of kugira ngo God, noneho tubashe kubaho twubaha amategeko y'Imana. so that we may get the ability to live out the laws of God. Ni isezerano ry'ubuntu n'imbabazi, It's a covenant of grace and mercy, ariko rifite ibyo ridusaba. but it has some laws. Nshuti bavandimwe, Brethrens and friends, turi mu isezerano we are in a covenant ryaduhinduye abana b'Imana, that made us to become God's children. ariko kugira ngo turigumemo For us to remain in this covenant, hari ibyo dusabwa. there are things that we are required. Kubw'iryo sezerano no kwitwa abana b'Imana, For this covenant and for us to be called
God's children, byaduhaye kubana n'umwuka w'Imana. it gave us to live with the Holy Spirit. Buri munsi atubwira ibyo dukwiriye gukora n'ibyo dukwiriye kureka. The Holy Spirit tells us every day what we are supposed to do and what we are supposed to live. Kubera ko aba muri twe. Because the Holy Spirit dwells in us. Ngayo amasezerano 5. Those are the 5 commandments. Ariko buri sezerano rifite amategeko bijyana nayo. But remember that each covenant has the law it works with. Icyiza cy'isezerano ryacu dusorejeho The good thing of this new covenant that is ours now, nuko ryo ribanza kutuzana imbere y'Imana uko turi, it first brings us to God the way we are, hanyuma tukezwa, and there we become washed and cleaned. tugategekwa kutava imbere yayo. Then we are commanded not to leave away that place. Dukomeze kugenzura imitima yacu, We always evaluate our hearts, turebe icyaba kirimo kutujyana kure ya Kristo, so that we may see anything that may take us away from Jesus. cyaba kirimo kutujyana kure y'isezerano, Anything that may take us away from the covenant. icyaba kirimo kudukurura kidukura mu nzu ya Data, Anything that wants to take us away from the house of our Father. tugishyire ku ruhande, We put it aside, tugume muri Kristo. then we remain in Jesus. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Reka dusenge. Let us pray. Data mwiza kandi ukiranuka, God who is good and who is sorry, turagushimira kubw'isezerano waduhaye. we thank you for the covenant that you gave us. Amasezerano yose mwami tubonye yuko yagiraga amategeko ajyana nayo. We have saw that each covenant had laws that worked with it. N'iri sezerano rya Kristo ntabwo ari isezerano ryaziye kugira ngo tugume mu byaha. And this new covenant which is within Christ Jesus, it came not that we remain in sins, Ryari isezerano rihindura abanyabyaha abana b'Imana, but it was a covenant to change sinners to be children. ariko ridusaba kugumana na Kristo, kugumana n'umwana wawe kugira ngo dukomeze twitwa abana bawe. But it requires us to abide in Jesus Christ, who is your son. Ijambo rye riravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. The Bible says that with those ones that are led by the Holy Spirit are the ones that are your children. Data duhe kuyoborwa n'umwuka wawe. Father, may you give us to be led by your Spirit. Ntabwo iri sezerano rifite urutonde rw'amategeko ruzwi nk'uko amategeko ya kera yari yanditswe azwi. God, this covenant doesn't have written laws, Ariko kuba mu bikari byawe, kubana nawe, kuguha umwanya biduha gusobanukirwa ubuzima dukwiriye kubaho nk'abera. but us living in your house, us living besides you, it gives us to walk like holy people. Gusabana nawe biratwubaka tukahinduka. Having fellowship with you builds us to become new. Duhe mwami kurushaho kugirana ibihe nawe, God, give us to have more time with you, kugira ngo turusheho kugira ubuzima buhindutse, so that we may always live a life that is new. kubw'icyubahiro cyawe. For your glory, Urakoze mwami. God, thank you. Mana, tukweretse abavandimwe bari muri twe, God, we show you our brethren baba banyura mu bihe bitandukanye bibagoye biremereye imitima yabo. who are passing in hard times. Turagusaba Data wera kugira ngo ubagenderere, God, we ask you, may you go to them. nk'uko wabanaga na Isiraheli amahanga yose akabona kubaho kwawe kuri bo. God, the way you walked with the house of Israel and other nations saw your presence with them, Turagusaba kugira ngo icyubahiro cyawe mwami cyongere kuba kuri abo bavandimwe. God, we are asking that may you be with them. Ibyo byose biremereye imitima yabo, Mana, bibone ko uhari kandi uri ku ruhande rwabo. God, those things that are heavy to their hearts, may they realize that you are there. Ubabarire mwami abasubiye inyuma, Forgive to those that backslided. ubaha imitima yihana igaruka aho uri. Give them the heart, a repenting Ko ijambo heart. rye rivuga ngo agahinda k'uburyo bw'ubumana gatera kwihana. God, your word says that a fearing
heart, it brings repentance. ariko agahinda k'uburyo bw'umubiri ngo kazana urupfu. God, it says the fearful of the flesh brings death. suka agahinda k'uburyo bw'ubumana ku basubiye inyuma. God, may you pour out the fear of our hearts to those that have backslided, kabagarura aho uri so that it may bring them in bikubita imbere y'ibirenge byawe, and may they bow down in front bongere of you, basubire mu isezerano. and may they come back in the covenant. urakoze mwami w'abami, God, thank you. tuzahora tugushima We shall always say thank iteka you n'iteka. for now and forever. Amen.